aho wicaye iyo ngiyo, haba ari mu biro, haba uri hehe, Yesu yakubonye. Haleluya. Ariko ndagira ngo utangeze ngo humura, uko abantu bakuzi ko Imana ikuzi. Haleluya. Ngo nuko Natanayeli ngo aza yiruka, ngo aje kureba uwo, ntabwo yaraje gufashwa nibyo ari kuvuga, ntabwo yaraje kumva inkuru ye, ariko nguze ijambo rivuga ngo ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe, nawe mu rugo rwawe kizacya haturuka. Nongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe, mumaze kubimenyera amazina n'imigisha Emmanuel. Nishimiye kubana namwe rero, nishimiye kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha, mbanze kubaramutsa mwese, kubasuhuza mwese kandi aho muri mu bihugu byose bitandukanye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusenge. Turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana ibanye natwe, turagushimye kuri Imana y'icyubahiro. Reka ubwiza bwawe bugaragare mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirategeka, ijambo ryawe ni ubutsinzi. Reka ubwiza bwawe buganze, reka icyo cyawe kiganze, reka tubone gukomera kwawe, tubone ubwiza bwawe, tubone urukundo rwawe mu izina rya Yesu yakoze Yesu Nazareti. Amen. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice ni cyambere. Turasoma duhere ku murongo wa 43, turasoza ku murongo wa 46. Turasubiramo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyambere, umurongo wa 43 turageza ku murongo wa 46. Titira amagambo iravuga ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari uwi Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Bwana sifiwe. Umunsi amagambo nshaka tuganiraho nayahaye intego ivuga ati ngwino urebe, ngwino urebe ko Yesu agira neza, ngwino urebe ko Yesu akora, ngwino urebe ko Yesu avuga, ngwino urebe ko Yesu ahindura. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Ngwino urebe urukundo rw'Uwiteka, ngwino urebe. Aha ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bashaka gukurikira Yesu, bashaka kureba ukuntu Yesu yigishaga, uko Yesu yariho yamamaza ubutumwa bwiza, abantu benshi bagakira, abantu benshi bagakira indwara. Bwana sifiwe. Amina. Haleluya. Ngo ariko ngo Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu w'i Nazareti. Natanayeli yarariho apinga, ngo ariko Filipo aramubwira ati ngwino urebe, ngwino urebe Yesu, ngwino urebe. Natanayeli ati mbese we nuwahe, nuwahe? Wa wundi tuzi wa kwa Yosefu, uraho umubazi, wa wundi wo mu giturage, wa wundi twise tuzi. Haleluya. Ariko ndagira ngo utangeze ngo humura, uko abantu bakuzi ko Imana ikuzi. Haleluya. Ndagira ngo utangeze ngo ngwino kwa Yesu. Dukomeze hepfo gatoya 46. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvuga ati dore Umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Mu yandi magambo Natanayeli nta buriganya yari afite, bitewe nuko Natanayeli cyari kimurimo n'icyo yavuze. Yavuze ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Mbese mu muryango wo kwa kanaka hari icyiza cyahaturuka? Mbese hariya hari icyiza cyahaturuka? Ariko nagira ngo utangeze ngo humura, ngwino urebe, hari icyiza cyahaturuka. Kwa Yosefu cyavuyeyo, nubwo yari umubazi, yari uwo mubabaji, cyase bari babazi mbaho murabizi, yari uwaho, barabasuzuguraga, barabasuzuguraga, bumvaga ko nta cyiza cyahaturuka.
ariko nkuzanye ijambo rivuga ngo ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe, nawe mu rugo rwawe kizacyahaturuka, ngwino urebe, nawe mu bana bawe kizacyahaturuka, ngwino urebe, ngwino urebe. Yesu nagajya arobanura, ngwino urebe, wowe uremerewe, wowe urushye, wowe unamutse, wowe ucitse intege, ngwino urebe Yesu. Nta wundi nje kukubwira uyu munsi, nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu agira neza, Yesu arashoboye, Yesu arahindura, Yesu arakora, Yesu arabohora. Bwana sifiwe. Ngwino urebe Yesu, ngwino nawe akugirire neza, ngwino wowe uremerewe, ngwino wowe ugowe, ngwino wowe unamutse, ngwino wowe wihebye, ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Yesu akurengere, ngwino wowe urushye uremerewe, wowe unanijwe nibikugerageza, nibiguca intege, nibigukamuye, ngwino Yesu akugirire neza. Ngo mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka, mbese hari icyiza cyahaturuka. Ndajya ngutagaze ngo n'umwuka wa Satani, nawe icyiza cyahaturuka. Namwe mwashingira nk'abandi, namwe mwabyara nk'abandi, namwe mwakiga nk'abandi. Niki gitumye wiheba kandi Yesu ari umwami? Niki gitumye wiheba kandi akubereye maso? Niki gitumye ucika intege? Niki? Ngwino Yesu aracyagutegeye amaboko, ngwino Yesu aracyakubereye ku rugamba, ngwino niwe gisubizo, niwe ujya ukurengera, ngwino. Ngo nuko Natanayeli ngo aza yiruka, ngo aje kureba uwo. Ntabwo yaraje gufashwa n'ibyo ari kuvuga, ntabwo yaraje kumva inkuru ye, ahubwo yaraje kumureba gusa. Ngo ahageze Yesu amuvuga ati, dore Umwisirayeli nyakuri, gutagira uburiganya, utagira uburyarya. Uko yarari niko yaje, uko yarari niko yaje. Yesu amuvugaho, Yesu amubona akiri kure. Natanayeli ukomeje hepfo ngo aramubaza ati, mwigisha wamenyeye he? Ati ubwo Filipo yari ataraguhamagara wicaye munsi y'igiti nari nakubonye. Nawe ndajya ngutangariza aho wicaye iyo ngiyo, haba ari mu biro, haba uri hehe, Yesu yakubonye, Yesu yakubonye, Yesu yakubonye, kandi niwe gisubizo. Yesu yakubonye. Mubwira ikikunanije, mubwira ikikugoye, mubwira ikiguciye intege, mubwira ikikuruhije. Mubwire humura, yakubonye. Haleluya. Ngo ubwo Filipo yari ataraguhamagara ukiri munsi y'igiti nari nakubonye. Aheruka atangira kwizera. Ndajya ngutangaze ngo humura, wowe uruhijwe, wowe ucitse intege, wowe unamutse, Yesu arakureba, kandi niwe murengezi wawe, kandi niwe gisubizo cyawe, kandi niwe kurwanira intambara. Tugiye gusenga Imana, ugire kwizera. Uko yabonye Natanayeli, nawe uko niko yakubona. Uko yabonye Natanayeli ari munsi y'igiti, yibereye iyo ngiyo, yiturije, yibereye mu turimo, nawe uko nguko niko ari kukureba. Wibereye mu kazi kawe, wibereye mu murima, wibereye muri biro, wibereye ku ishuri, wibereye mu modoka ugenda, wibereye ahantu runaka, wibereye mu kazi kawe ka buri munsi, umenye ngo Yesu ari kukureba. Kandi nkuzanije ijambo bivuga ngo humura, hari icyiza cyahaturuka, hari icyiza cyahaturuka, hari icyiza cyahaturuka iwawe, hari icyiza cyahaturuka. Iyo Yesu yamaze kukubona aba yabonye n'ibyo ufite, iyo Yesu yamaze kukubona aba yabonye n'ibikuremereye, iyo Yesu yamaze kukubona abonye n'ibikugoye, iyo Yesu yamaze kukubona aba yabonye n'ibyifuzo, iyo Yesu yamaze kukubona namaze kumenya neza. Nawe ugera kwa Yesu ngo atahe uko yaje, nawe ugera kwa Yesu ngo atahe uko yaje. Utaha wahinduriwe amateka, wahinduriwe ubuzima, wahinduriwe imibereho. Ndavuga imibereho mu buryo bw'umwuka, urahindurirwa amateka.
aho wicaye hose bwira Uwiteka ati nanjye ndashaka kumbona nkuko warebye Natanayeli, nanjye ndashaka kumbona, nanjye ndashaka kumbona, nanjye ndashaka kundengera, nanjye ndashaka kumindura amateka, nanjye ndashaka ko wigaragaza, nanjye ndashaka kongera kukubona, nanjye ndashaka kongera kuvugana nawe, nanjye ndashaka kongera namaze kumenya neza ko umuntu wamaze kumubona hari bikoreka, hari bitungana. Tugiye gusenga Imana, uhumura Uwiteka arakureba, kandi Uwiteka ari kumwe nawe, kandi Uwiteka nazagutererana, kandi Uwiteka mwiyambaze nazakubera ibyiringiro. Turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana ihambaye, Imana y'icyubahiro, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gushyirwa hejuru. Data Kristo, mweretse buri umwe wese, reka umurebe nkuko warebye Natanayeli, reka umuhindura ubuzima, reka umuhindura amateka, wigaragaze Kristo. Namaze kumenya neza yuko yamaze kureba umuntu, wabonye nicyo yazanye, wabonye n'ikimugenza, wabonye n'ikimuruhije, wabonye n'ikituma acogora. Data wigaragaze, reka ubwiza bwe bukayangane, reka icyo cyawe gikayangane, no gukomera kwawe gukayangane, kuko uri Imana igira neza. Ngaho ni witangurure mu izina rya Yesu akoze Yesu Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Shalom shalom, kandi mukomeze mukunda Imana.